ubundi ahangaha nyenze cyo ari ikibazo. Hari ibintu byose na leta ubwayo idafite ukuntu yagenda ibica intege. Ikibuga cy'indege, imimbweti nk'iyi ngiyi, nta kuntu wayibuza gusakuza ngo ugabanye urusaku rwayo. Ahubwo nubwo abantu bajya gutura kure yabyo barwirinde. Ubanga ukagenda muri karitsiye ashaka aho arara. Bano baje hakuno aho imbwa zaciye ibintu, baje kurwanya urusaku rw'imimbweti. Bageze n'urusengero nuko banza gusenga. Ahangaha Tariza yaragize Imana, uyu ahangaha atarasa amenya aho hantu imbwa zasakuje cyane. Byari biki byateye imbwa kuvuza induru ijoro ryose kubwejagura? Nibutse ahantu hatewe tuzi ko byagenze. Niyo mpamvu imimbwe tare ivuza induru, ntaraje abaharwaniye. Bano kugera hakuno basanze bananga mu kizu kimwe, hahandi bace igihanga wa mucayimani bakari cyanga abasha. Turanga duhunze imvura, imvura icyo kiri hasi nyuma yanyu hari kirambaraye hasi. Mwegereyo tandukane sha. Menya hasi hari iki? Ni bafandi police officers. Kira hasi bize nk'ari umuntu ganga agiye kureba. Baciye umuntu igihanga nta mutwe yambaye. Kiraho umukobwa ataravuga byinshi, babandana bahuka najya gutabaza. Babandi ni menshi kandi bari bonyine. Tazani na Kahiwo n'agakobwa, Kahiwo na Tariza na Hiwo bakira waje atabara. Wa mukobwa yaje yivangaho zatabara caragenda, arwana tabara caragenda irukanka. Tariza namukurikira. Wabusere ngo ni bo atabara, ni bo aca wari rukanka. Bo aje yivanga, bano bakurikiye bona polisi yakujya basubira inyuma. Hari uje atabara tabaye umukobwa, hari uje abakonyagura arikomereza. Nta Tariza kandi asize mugenzi we. Abana hangari uje abakonyagura tacha wirukanga vuba ahita yigendera. Bano barwanaga, hari uturumbutse batazanga turumbutse hehe. We azatanga umusada w'imigeri kubanga kwa boss hatuye umugore wa hari. Ese n'ubu ntabwo kwemera abona mu gihanga cyo mugabo wanje. Rwose ntabwo turabona, turimo kumushakisha umutwe, ntabwo turabona umutwe wiwe. Yego ndabyumva, ariko rero hagati aho Chayimani polisi yamujyanye. Sasa polisi yabonye umurambo we itujyana kujya ku station kubika kuri station. Mwabigoryi mwe mumushake nimuguma aho ngama kamumuzanye, urumva neza mumukureyo. Umugabo wanjye ntajya gushinyagurirwa, habe yaciwe igihanga na polisi mufunga ari igihimba gusa. Ni ikindi kibazo kumbaye ko yakagera ngoze kikapu kiri hehe. Aje atabara umukobwa we yarari na mugenzi we Tariza, kwagenda nga bamukurikiye. Harabamwometse, arabangutse aratuje. Iyo arwana arasuzugura ntagahubuka. Abamukurikiye baturutse inyuma bakeneye igihanga cya sebusha. Bazo biteze mugabo uyu namuvumbuye, ntabwo namwiteza, ntabwo bazo biteje. Bandi retonze hano hejuru banagikapu nuko yikomereza. Arabangutse my friend, arabangutse ari fit. Ntabwo bazi ko biteje kumanga subos n'indwanyi. Subos mvashye igikapu hasi, nawe ngiki ngano gifata ntacyo nguhaye. Naga suzuguro subosi arabasha gusa nubwo wabubasha. Hari ibitabaswa, hari ibitabaswa kabara kimwambura yitonze agashyira hasi n'igikapu cyawe nazo yiteje. Uyu ntamenyerwa, ntakinirwaho. Tayari bose anga
byarangiriye aho hari ukuntu mvuga pfuvuga kumbako sasa wana mufite ikibazo nge namubonye twarwanya aza kudutabara yari bo namubonye yari bo afande nge rwose umva kino kirego byanga byakunda bo akirimo uyu murambo tubonye baciye igihanga uriya musore ngo ni bo afite ahuriye nabyo hasi kubera iki sasa umwana muri zina kurwa urutozi kano kamushinja ibyaha ntago babyemera ntago bakize ko rundi kamwanza kuva kare hose kamwanza kakimubona umva twarwana guriya mugabo rwose niwe waje dutabara icyo ni ikintu kirenzeho ni kimwe ukuntu ari indwanyuka kuko abanyakungufu batatu bose ari wenyine uriya musore ni indwanya niwe waje atabara uyu mukobwa niwe uje akonyagura abantu ngatabara umukobwa muto yahiyo nta kuntu yaba abizi neza aho twagiye ngo azatabara uyu mukobwa keretse nimba yarazwe byanga byakunda kirimo kuba cyajya mbere buriya twagiye ahantu dusanga nawe yahagiye kare yari abizi ko aho hantu ari ikintu kirimo kuba cyahabera niyo mpamvu ngenzi ko byanga byakunda afite ahuriye n'ibyabaye nanjye ukunda byumva pe nibyo wamugana nibyo none ufite ikimenyetso kibyemeza kumba ku ruhande hano harabaje sasa muri station hari umurambo wa mukire baciye igihanga hano baje bateza akavuyo umwavuganga eheneye inkweto ze ibiki n'ibiki peteroli kuri bafande n'ikibiriti kuri bafande filimi baha amabandi ntakina peteroli yo mwitara kuri bafande bayibasukaho ni peteroli n'ibibiriti baje gushaka mugenzi wabo bamvane hakuno hana bahambire bose batabahambura amapingu bavanga bagende amabanda ari yakona serious akeneye sebuja ari umurambo ari hehe ari he gihimba cye baza kumukurayo afande hakurya bamusutse peteroli bashyiraho n'ikibiriti baje ako gutwara igihimba cyabo cya sebuja tekinike iranga n'indyango rye peteroli yihuse ku bapolisi baba ngaba nabo ntago batuma babanda agenda gutyo bafite imbunda hasigaye imwe dore peteroli hakono kuri afande wese bamwimitse dore imbunda hasi ntago batuma babanda agenda iyi ni insinzwe ku bapolisi kandi insinzi niyo ntego bihaye niyo mpamvu bateye intambwe imwe gasubira inyuma nakuzasuzugurwa n'amabandi fata imbunda zabo birwanaho polisi mabandi nakanya bayaho abasuzugura bamenyere ntago bakeneye agasuzuguro k'amabandi yewe fandanga yatinye yanze ko barasa afite peteroli kuri we polisi nindwanye nabo kibiriti hakuno kuri afande sore yari itambitse arakizimya tabara afande we kwitambika barahangaha bahanganye mfite ibyuma hangaza aracyarwana bahanganye n'amabandi hano gace urashe abantu bashirebye nabi bahanganye n'ibandi sasu ryumvikanye sasu ryambukanye mu kirere fande wewe nabarasa sha ndabarasa kumanga mugenzi wabo Hansoni hari cyamwinjiye mu nda nimba atari isasu nakeza k'imirwano nakeza k'intambara tarizo meze neza katariza ko meze neza muye mwese meze neza ra mu guhangana hagati yabo barwana imbunda n'ibandi murasa mu nda iki ni ikibazo nimba ari uko amabanda ari ahangaha ameze nta mikino bajemo gukina nayo sasu bamurashe ryinjiye ahababaza ryazamukiye mu mwijima rirazamuka rihagama mu muhogo ubona kuzarimuhandura nka bimwe bya rabaje sasa ugenda kirazira kumuca intege yewe urakomeye pe umeze neza ndabibona kumeze neza baramukomeje kandi ari marembera yari mugenzi wabo
cyangwa amabandi arahangana agakina nimba na polisi ubwayo atayijenjekera zege iki ni ikibazo. Bari baje gutora intumbi ya sebuja, nako ni igimba cy'intumbi ya sebuja. Magani bwatinze kugira ngo polisi anga ibi byose uvane mu nzira. Hari abateye ku kirwa ndetse baje bari serious n'amabandi akeneye sebuja ngo baciye igihanga batazaho giherereye. Bishe polisi anga ku kirwa nyirizina, polisi umwe gutya gupfa ze ngo igihugu kiba cyatangiye guhangarwa. Izi ngizi zago siri impamvu z'ikirwa cyonyine, ni impamvu z'igihugu. Tugende yemwe basha, dore ngo baramena abantu bose bakore umukwabo bavane uyu mwanzi mu nzira wateje intambara hagati y'abaturage n'ikihebe. Bishe ikihebe kimwe se ngo rubanda benshi bagiye gutangira kuno kubizira. Iyo ni impamvu polisi zayitambika umutekano wongere usagambe ku kirwa. Dore ngo polisi hano baza gutanga umusada. Sasa wateje ibi byose nagiye guca igihanga cy'umukuru w'amabandi hagarare syndicate y'aba drug dealer na afande hangane yafushije umuhungu we bitaga Hanson. Tuvugira hanga twese nta byishimo nanjye ndimo. Gusa tuzane uyu mwicanyi ajya imbere y'ubutabera. Amakuru dufite iyi birego birahanga ikibazo cy'imanganya nyamukuru kirimo abanyarumogi mpuzamahanga Drug Ring International ndetse wapfuye mutaga Timothy Mane wapfuye nyirizina. Uyu niwe rwose umaze iminsi ahagarariye ahangaha bakizigenza mu gukora ibyaha bigiye bitandukanye. Arahigwa na polisi mpuzamahanga. Tuvugira ahangaha umurambo we wagaragaye igihimba gusa ntabwo baza hari igihanga cye umutwe. Ngo wamwishe wese wamuciye umutwe. Aho tuvugira ahangaha ku kino kirwa nyirizina kandi yikoreye uwo mutwe aracyawugendana. Yesu umuntu arimo arihorera kuri Timothy Ma, akaba ariyo mpamvu yamwishe. Nyene rwose twese ahangaha dushaka iyo mpamvu kandi twizere ko ariyo mpamvu yatumye ngamba bandetse muri polisi ngo ajyane sebuja. Kumbanga hagenda tayari itangazo rivuye mugeze muri polisi indani ryacanga kuri radio. Hari umupolisi umwe wishwe wamwishe. Byose byatangijwe nuko hari uwagiye acomona igihanga, waciye igihanga yari mukuru w'amabandi. Shake ahantu hose mwese mwitegure, hari urimo guhigwa nagaragara umwongeza atunga gatoka tubwire afite igihanga cy'umuntu yikoreye kandi mu gikapo. Mushake mwese mwivuye inyuma, batangiye guhiga ahantu hose. Abantu bose anga barabasaka, ufashwe sanga barasaka. Sasa polisi benshi bayitinya biceka ibyaha. Urabizi ngo nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro umunyabyaha kiri kuri so zagira, no mu ijuru umunyabyaha nta mahoro azagira. Miho Sasaki ahangaha Timothy Ma afite umugore bita Miro Sasaki. Ubwo Ma yari yarahunze ahigwa na polisi, uyu mugore yasigaye ayoboye aya mabandi yose crime syndicate. Ariko rwose uyu mugore kitangaje nta cyaha na kimwe wamurega, n'umwere imbere y'amategeko, nubwo asigaye ayoboye abanyabyaha mu kimbo cy'umugabo we. Kumbangaha bariyeri ni nyinshi, barasaka basohoka n'abinjira ku kirwa. Kumbanga yamo kugenda kugira ngo tsanga umutekano mukeya, ibyo umuntu ibyangombwa maze kubimwiba. Banga y'umugenza akaka ku byangombwa bye. Umuhanga agira confidence. Ukoreye manga iki turebe kambere kafande gusa ni kwemanga impira yanjye nta kindi bowling ball. Akazi nta kandi mushake Timothy Ma uwamwishe, kandi mvana ko rwose haba impamvu zose zatuma amabandi ajyana impamvu runaka zibibazo n'abaturage. Afande ngiye mfite uwo nkeka
yavuze uwakeka tayari ahangaha ku cyombo dufite umuntu ukekwa imyaka hafi 30 afite tayi iringaniye ni mugufiya umusatsi wirabura uvanzemo n'agatuku gakeya dark brown hair avuga ko sitimi cyangwa cya Potonguwa avuga ko yambaye ikote ry'icyatsi wese wamubona amuhagarike afite mu biganza bye igikapu n'abacike bamuguyeho batanze gato rwose utangaza ko no kubyombo rigera hose icyarimwe kandi yikoreye imari mu byibuke bamenya aho herereye dore ngo bose barimena tayari Tariza aramutanze Tazan kandi yikoreye kuko imari bya nyabyo yikoreye boro turabizi bafande baje bihuta ahantu hanini cyane ahantu hatoya cyane ni ku kirwa afande yivirayo inspector yewe ni muri yihuta ubwato bwahageze bugiye kunsiga yebo bamwita Botongo Botongo ra arahindukira nimba nta cyaha wakoze uratega ubwato vanga ugende fungura igikapu cyawe ndavuze ngo fungura igikapu Botongo nta bwoba gabo n'indwanyi nakicanyi arakibanagira kugapfayo yamwizeye kare kamwishimiye yewe mwa gafite ko ikizere nk'agakobwa kandi kizere kirasa amasinde ni ikinyarwanda bakora mbabwira yafunga igikapu yitonze funga igikapu hari gifunitsemo umwenda pana umwenda arimo umupira wa bowling boro tayari yabeshewe bamwibesheho bamuhoye ubusa saka ahantu hose nta kintu kirimo do nabonye ko nta cyaha cyese harimo umupira mwamurenganyanga avuga za mvugo z'abakobwa yagiranga gukura ibyinyo nuko abigenza bavugira mu zuru ariko subwo wacyo nawe wakwibwira wanguriye mituyu nabyumvanye Sami na Bonete barimo kunegotiatinga kuri mituyu ya Desa taragenda kobwa kaje kumwegera ni Botongo Kabotongo kishimiye bogare ijoro ryacyenye hafisa Hanisoni mugenzi wacu yewe condoleance none iki ntabwo se muninya ikisi nyine murabona basi njye kintu nkibariza unsubize sibyo kandi ntumbeshye ijoro ryacyenye umuntu wantabaye cyagiye ndi mu nzu aho basengera harimo amabandi baciye n'umuntu igihanga se yaba yari wowe anyeganyeza umutwe oya ntabwo yari njye shaha abakobwa kumva shaha wamutabaye abayimva ko bakoze ikintu gihambaye cya danje ariko mana umuntu wantabaye Imana izamuha ubuzima 9 imukubire 3 mana wantabaye mana uri intwari yanjye umutima ariko ngaho urabeho kikundi ese telefone yawe wayintiza telefone yanjye arayigahereza abana b'abahanga bazi kwibipa 0789 kayandikamo mamagara ndopaka sanza guhamagara ntago nyiri muri yoro ngaho mbaye ariko mana niba na yoro yanze uzajya muri babyeyi zo kumamaga ko nyine mbipe mara kumbimpa nzakuvugisha arikomeza n'igikapu cyiwe ariko mana ateye neza mana yarigendera n'ubwato arikomereza ko bongera ngo mukira amacenga yavuye ku nkombo arerekera ko boye n'indwanyi banga agenda dore mafene mukuru w'amawaya
mawaya philosophe kiriyumvira hako nako si umuntu buriya rero abicanyi baramenyana buriya ziribwirana nayo kiramagara umva halo yego mafene boss ari hehe andi imbere nagucike nagare buncike utaramvuga byinshi fata mbiguhi ugiye ujya kunyasa mujya kumvuga vuga umbweja gurafata uranyuma nagucike urumva nagucike we zananga kujya kunshaka kujya kumvuga vuga ko bayanga canindwa yari afite confidence n'agasuzuguro barabanje kingana cyo umva we aramara hafi nk'isaha n'igice nimba bazi impamvu ni bumaranga amasaha ndibone ndahangaha ni nk'isaha n'ikindi bumare nyene kugarura igihanga cy'umugabo wanje ndaguha umunsi umwe uve muri Hong Kong ujye kure y'umujyi agasuzuguro kiramukupa shaje ifite agasuzuguro cyaramukupye telefone ngaho gifate nje nago mbatinya we ntatinya kwicwa dore nyamunini mafene yatinye gufata ku gikapu ntago uraryama ijoro ryose ufite n'ibitotsi garushye cyangwa se ngo ngubaze ubundi ugira ngo umunsi w'ejo uzaba ukiri muzima nanjye buri munsi nibaza icyo kibazo nimba umunsi w'ejo nzaba nkiri muzima nawe ntararyama ntarasinzira bareba muhiga ijoro ryose ntabwo barasinzira ngaho ugira ikibazo sijyare byose bigiye kurangira kumbanga diskano kagatashe ariko mana cyari bongane ko cyane Rwanda nga nyewe kasiga nkabyo nzakono karyamye gapfumba sa hakuno cya korode ni kijangwe daho urukundo nimbwa urukundo ni iki buraburyo ariko mana cyane Rwanda nga mana teye neza ntazi ko umugongo wose w'igisore ari majagu zawuteye touch kumbanga kukibwa kujya kuvayo bagiye gutunguka hakuno wa mugore yamushumurije muka boss chairman ma yaciye igihanga bamushumurije baragiye bamushumuza hakuno imisegeza kumuhiga yisoresore bamushumurije ibirara kumbanga dore nyamunini nahari bamutaye mu bwiherero kumbanga nyamunini yagiye amuhambiriza rase ku ntoki nade mapingu umushaje bamushaka yaragiye avuye ngo yaragiye bajanga bajya kumushakisha kumbe nta gace abandi baca yaciye hejuru y'abandi baca bagenda yaciye ku ibati cy'ikiraro abandi bacamo hasi dore agasuzuguro bajya hasi kumushakisha yaciye hejuru kandi shaha tambukana confidence afite ako n'igikapu kiri igihanga cy'umuntu uyu mutwe ndabutwaye nkaje umutwe babatwara handi yatwaye umutwe abandi batwara handi banga hagenda ndanganya telefone kageze hakuno kobwa hari aho ka hi kari nagakobwa hara yemwa rwose twakiriye amakuru ko wishe Timothy ma yamenyekanye chairman ma wewe uranyumva muko nese ndamwishe wa mugabo twaketse rwose mbere hose ngo ni bo niba bikoze bamusanye bose umutwe wa chairman ma aho ufite umupira wa bowling yaraciyemo kabiri wabaye n'umuhanga yaciye umuntu umutwe awusha mu gipira cya bowling ruka ujanye bari bamuvumbuye niba ufite igihanga cya chairman ma kana umuntu kari kakunze n'umwicanyi nta kina rukukuri kagarara mwicanyi mukuru dakinirwaho Teka電話俾我。 kumbanga kageze kaributse cyagiye kibipa amatelefoni yawe mbaze nkwereke mfitemo paka magambo karibuka kayamubwira kari kihamagaye afite angaho umukecuru angaho umuhakazi
niyo twatanyangamo igikapu yaje kongera kwirira kote ryanga baridoze 你假期过程怎么样？ ese vacances irimeze gute? How was your vacation? 还好， yari nziza heho 我生日歌许个愿， bandirimbiye ku munsi wanjye wa anniversaire ngira n'icyifuzo ntanga 假期嘛， rwose ni holiday ufite kwishima umunsi w'akaruhuko nk'uyu nguyu wishimemo kumaga kubwa kari byakarenze ibyo kabonye uze gukunda ugakunda umuntu ari rubebe hari iki vuna muheto karaha kagenda baragashimuse uyahari ka telefone kakarasonnye wari hakuno ni hiwo uhamagaye hiwo bwatuze umukobwa byanga byakunda bamuvumbuye afitanye isano na nyiri kubahemukira baje hakuno kumubamba hiwo tayari umuntu bamenyanye ni ikibazo reze bandits zakiriye amakuru ko byanga bikunda uyu mukobwa harimo akantu hagati ye na Kizigenza wabahemukiye 唔好意思喎，阻住你翻差館。你做咁多衰嘢，記者一定會拉到你嘅。 yakaramutonganya nimwe bamwahemukiye rubanda tuzabafunga 佢係你嘅朋友咧， ese mugenzi wawe 佢殺咗馬爺，你 kwagisha chairman mawe nawe muzamufunga wishe umugabo wanjye 犯咗法嘅人， nge nzafunga wese ukora ibyaha kumbangane bwatinze telefoni yayakiriye menya ibyabaye yari yiziye buriya umugabo nyawe nurya ibye abandi akabyirinda yivirayo yanze kubeshyabeshya icyaha cyemere naho bwa mbere ababeshye neza bose ukuri bakwemeye ko atisha umuntu 你朋友嚟， barabizi ngubundi by'isi buriya 先啦， icyaha cyangwa se ikinyoma giteguye neza kiruta ukuri kurimo amafuti 50定100。 n'ikinyarwanda nimba ari indwanyi ngaho nabashe bapagasi bose twazanye hakuno kumba ngaho boka bosi yagiye azana abapagasi cya yose yagiye ahamagaza abagaragu be bose barirundanya nimba ko we yari indwanyi atari butange igihanga cyuwa shatse uyu mugore niba adatanga igihanga cye nawe uyu munsi ntihagarariho nta gihanga yazanye agombe atanga igihanga abapagasi ba bosi ni benshi abapagasi ni benshi abahukamo hagati mu mvura ni umuhanga bwa mbere polisi yamwizera arayibeshya sasa uyu munsi agombe atanga igihanga bakisi ibigwi y'umwicanyi legendary assassin munyabigwi mu kwica legendary assassin karacyakomeza kowayi hakuno y'abahutse muri apagasi bakozi ba chairman Timothy Ma karengana bahukamo bose icyarimwe nta gutoranya irwanyi ashoboye ibyo akora nashakisha bakozi ba bosi yamuciye igihanga ntabwo abasigayeho bamugora yaciye igihanga sebuja abasigaye ntabwo byakwanga ngabo nirwanyi kandi aravuna akoze hose arangiza ngabo nirwanyi cyane kandi ushoboye akazi bapagasi ntabwo abarebera izuba ntabwo akina nabo ugere urabangutse bagaragu ba chairman Ma ntabwo abatinzamo bayobye we ni umuhanga ajya kora agakiza cyakora aracyumva aba ariho arasobanukiwe hasiriya bamwizaniye bamushotoye
banze kurekura igihanga nabo ukanya barasangayo sebuja abanze kurekura barasangayo boss abanze kurekura ngo bahebe temere amagara yabo bayahare nakundi mugore yatangiye kwikangabo kandi ngo mujinya kubitisha amurakariza icyo babanza mwahuke muganga yahambiriwe ni Selina Jade yahambiriwe baboye nirwanira umwiyahuzi yaguye hasi abamwihambiriye kugira ngo amurekure yamanukanye nabo hasi yewe bo kabotongo banje hasi umunwa n'ivi haguruka vuba bana botongo n'indwanyi n'abantu umugabo n'indwanyi bitari ukubeshabesha si ibya filime umugabo n'indwanyi mw'abantu mwe sinzi yanze gutanga igihanga yanze kubaha icwanga rya shebuja yarahagurutse gupfane mu mutwe nubwo ivi ryavunika ariko ntago byakubuza kurwana ukazarivuza kera kabaye azaba arivuza kera kabaye ariko abanza y'ikigwa ibi bisambo imwishyuza igihanga cya sebuja bose ntibabihemu hasi ariko ntapfa kuhagera aho kujya hasi nubwo yapfa gatinde nubwo yapfa bamuguye mu gatuza ariko ntiyanze aracihambira bakise ibigwi by'umwicanyi munyabigwi mu kazi k'ubusaruzi wese arava amaraso ariko ni hahandi bamukome n'abakome ubundi gupfane mu mutwe bamuha bahe yakuvunaguriye abantu uwo munsi aho gupfukama hasi imbere y'ahaduyi n'ubwo wahagarara udigadiga ariko ugahagarara dore abana kuvunaguriye mu kanya kanga n'amazara filimi iraha yanze gutanga igihanga ntacyo yabaha barakubita arakubanza ni hahandi mu ijosi ku ngoto zabo niyo akubita arakubita muwiyahura mu cyico gusa kandi mena icwanga batangiye kumuhanga baramuha ariko ntiyumva barakubita ntiyumva aracyabihambiriyeho hari impamvu yatuma umuntu akora nk'ibi ngibi ibintu nk'ubwiyahuzi ibi bintu banza harimo n'inzika ni bifu y'igihe kirekire harimo n'inzangano yakonyaguye abantu ariko ntabwo bumva baramukongera afite impamvu ze mfite impamvu ze nta mugabo warwa nambara nk'iyi ngiyi ari amafaranga gusa kuri kimwe aya si amafaranga hari ikindi kibyihishe inyuma tutazi icyo ari cyo uru rwanga afitiye aba bantu sinzi bamukoze iki yagenze biti wowe ni umwihanduza cumu ubundi gupfane mu mutwe sasa usigaye dore ukuntu agenda amavi yavunitse ariko aracyavuna bamwisheta imbere umutwe nawe araguha ni hahandi aracyaba akaruta kandi akongera akaruhukamo yaguye atyo ngaho hagera n'unduza yabanje kuruhukamo ategereje undi ugiye kuza gakacayamani kamukacayimani kavayo Timothy ma yewe kabotongo haguruka avayo mfite inkota hakuno banza yikorera akazi abapagasi bari hasi yaguhondaguriye abapagasi ba bosi abagaragu be kira hasi bose dore abantu baryamye hasi hejuru y'umuntu umwe
abataka ibitsinsino, aba yavunnye imihumetso, aba yagize ingoto zigasobangana, kumbe yahari. Ubundi gupfa ni mu mutwe no guhambirwa ni mu mutwe, bene pingu warica. Bana y'inkota. Sora haryamye neza. Abanza musogongeza ukuntu bigenda. Iyo uciwe igihanga, koboyi yegeye inyuma gato, yaramurangije. Fata inkota yifatisha kuri ibiganza n'ikote ryiwe, uyu nawe ahari. Banza yihamburiye imigozi n'ubundi ihambiriye ibiganza byacamo. Izo umukobwa yegera inyuma arayiryamira n'inkota kiyihambiraho. Uyu ahari yakora ibiganza yaremera koboka ariko nakundi. Imigozi iragira nuko yaparitse. Inkota cyayiryamiye ko yarahangaha. Yaryamiye amatama y'inkota atari ubugi bwayo. Tayari kano kavayo. Gore muka Chayimani. Muka Chayimani. Akiraho aruhitambitse. Bagiye kwitera umukobwa. Sore yaritambitse. Wobwa nako kamuhikigwa. Abakire basinzira neza ntibajya bagorana. Abakire ntabwo bajya bagorana disi abana maze no guhaga harimo za mayonezi n'amafiriti menshi. Basinzira neza bahita bahuhuka. Ni nka za pondezi. Disi karamurebye agakobwa. Byanga byakunduye umusore ntabwo byingi bakora. Kwaciye umuntu igihanga. Ibi ngibi sukwica gusa afite ikintu kimugenza. Kandi yemeye kujyanga gatabari. Yemeye kuzanga kwa hejuru y'umukobwa. Ati umunsi w'ejo yesterday wambereye aravuga umwuka ni mukeya. Niyo munsi wambereye mwiza mu buzima bwanjye, umunsi w'ibyishimo. Yesterday was the happiest day of my life. Ndetse ari n'umunsi w'amavuko wanjye. Aravuga sunika amagambo. Hari impamvu nyinshi zamuteye kuza gutabara uyu mukobwa. Yamukuza kimubona akanya gato basangiye ubuzima bwari buryoshye. Na wa mwitozo wa ryajoro o wari kandi bindi. Na ya masaha kamusaba nimero ye. Ahangaha babyina banezerewe. Byari byiza. Karebye ku maso agakobwa imbaraga zirashira. Imbaraga zamushizemo ararwanya umwanya muremure. Abaye atavuwe byihuse. Hari gusanga asezeye ibijumba. Agasiga za gorirosi zigipakiye maduka. Kandi gorirosi zigezweho. Zongera iminsi yo kubaho. Kararize kareka kandi isaziye. Kare mu minsi yagumirwa mu Nyarwandakazi. Yama promotion ya 350 buri muri gumirwa mwene data. Byarangiriyeho. Dore nga amasaha ari icuma kuri cyakirwa. Kaje hakono ni gare. Abashinwa shaho ni gare rwarambikanye. Nimba ari ikintu cya mbere mu isi cyabaye n'umunsi baje nabagasanga amagare nagakiri hit. Amwe ya Senkani ati yaje kugenda nk'umuyaga w'inkubi ufite imbaraga agenda gutyo agenda ajyanye byose. N'uyu munsi ntabwo tuzi impamvu yatwaye igihanga cya Chayimani ma Timothy ma. Hari abavuga ngo byakoze ngo meze nkaho ari umuco w'iwabo. Ariko kugeza uyu munsi nibwo naje kuvumbura inkuru y'ibyabaye. Ko mbere yuko azahangaha umwaka umwe washize hari umuntu washimuswe n'aba drug dealer wari umuganga atwebwe nka hari imbohe agira ngo abamushimuse bahabwe bagenzi babo bari barafunzwe mbere hose ariko baje kumwica. Nako njyanga nshaka amakuru yose menye uko byagenze. Nzagusanga uwishwe mwitaga Audrey White ndetse ari mwene wabo
na Botongo. Sasa Chayimani ma yari yarishe mwene wa gasore ka Botongo kazana ko hakuno ngo kihorere, ndetse nibyarangiriye abatwaye igihanga neza hahandi aho bashinguye Audrey White. Ashishe igihanga basi ahoreye urupfu rw'oro muvandimwe Audrey White. Zari impamvu zinzika ngo akemura ikibazo hagati y'uwishwe n'ikihebe cyari cyamushimuse ngo bagihe bene wabo bari bafungiye muri gereza, ariko ntibyakunda cyica umuntu. Nacyo sasa umunsi wo kuryozwa batwaye icwanga ratete, batwaye ratete basiga ngwiki natamanuka nambabarire Rezewati nziko pura ari inkoko ngo Rezepure pure ni inkoko Rezepore simbizi nyamuneka nabanukanye munyihanganire. Nta Rufaransa nzi nungumva nyanga asami nafite kuyatora guyanurwa mutunyenyeri yahoze kubanga kobwa kaje hahandi kajya gakunda guhahira aho kahahiye imbere umusore ahari karahagarutse niho twatangiye arira we kandi arya yimara agahinda. Ntigakunda kurya kazananuka niyo magambo umucuruzi uyu munsi ajyaga akabwira. Koboyi yaje mu buzima bwako aza byihuse ndetse agenda bangutse, we yikundiraga kurya, niyo yari gahunda y'uyu munsi. Mu gihe nta kazi no kurya nta kazi, nimba ari ukuburumanga aburumanga rwose bumuhaze arye bwinshi, nimba ari ukukinyweraho anywe indobo ebyiri ariko kimuhaze. Ngira ngo filime mw'abantu mwe nuko igenze. Ndabakunda cyane. Yari legendary assassin twarebaga cyangwa ibigwi by'umwicanyi, mu yandi magambo umwicanyi w'umunyabigwi. Bye bye, Imana ibandindire. Ndabakunda cyane. Nari Magagari Kibamba umusaza wihaye umwe rukumbi i Kigali. Bye bye.